reka tubashimire inshuti bakunzi ba Mugabe World nkuko bisanzwe je nitwa Mugabe Robert mwene kabaye waga kwa Ruzigamazi wandahiriwe yanembe gabado mutsobe ndiruti kora cha jewe ndi David Eugene Marshal Nsengiyumva mwene Kagame nkaba ndi inkotanyi cyane full stop. I love that. Tumaze guhuga muri mirongo ababyeyi bacu bamaze guhuga mu gihe cy'ubwa 1959 za 1966 rakagahe abantu bari barahuze bageze aho babura inkwano. Rero icyo gihe Kigeri yabaga Uganda niho yari yarabundi. Noneho bazara strategy. Wabaga adafite inkwano bakavuga ngo akoye Kigeri. Akoye Kigeri. Ngo inkwano ngo tugwaye umugeni ariko nitugwaye inkwano bakanegosia nizinga muri ya misango y'Ikinyarwanda zatigeye inkwano ndakwa Kigeri. Rero Mugabe hari noneho nawe yuvuze kuri bwene Kagame biba byoroshye cyane. Reka nkubwire rero buriya hari amateka sinzi mbona tutayaha uburemere bungana ariko nitwe tubitera. Yego. Saidi y'umuntu wagize ibyago byo guhunga iki gihugu. Yego. Kuko ubuhunzi n'ibyago bishoboka ko ari byose bibi cyane. None na Saidi y'umuntu wagumye mu gihugu ari mu bindi byago. Yego. Utaranakivuyemo n'umunsi rumwe nabwira utese wari warenga umupaka ugasanga nta n'umupaka ararenga. Yego. So bose twese duhuje ayo mateka. Yego. Ariko nkatwe twabyirutse akenshi batubwira ngo we umuhutu ninde umunsi umukamanika ha umututsi ninde ukamanika ha byo byaducanze. Nzabagabo babiri gahanga ubwo yiyandikishije bwiraga mu ruko ari umuhutu bavukana undi yiyandikishije ko ari umuhutu ubwo yiyandikishije ko ari umuhutu undi yiyandikishije ko ari umututsi. Izo famille zirahari. So burubu nawe ari mu barokotse jenoside mukuru arafunze muri jenoside no umuhutu ariko byukorira kandi bavindimwe barakurikirana byukuri sinabahutu. Uru Rwanda rero rwabonye izuba rubonye ubutegetsi bumaze imyaka 31 suko ibintu byose bimeze neza suko rwabaye paradizo. Yego. Ariko ibyahindutse nibisigaje guhinduka harimo difference nini cyane. Yego. Abana bariga ibivuga barabyumva nk'amateka. Yego. Ntibakeneye no kubimenya kwanza bahugiye muri bindi. Urumva? Ariko u Rwanda rwari rwararushye rwaricariwe hari imyaka mu by'ukuri yapfiriye ubusi iki gihugu. Ntabwo bavuga ngo bakeneye kubimenya barabikeneye ariko babizi ko babishaka. Babizi ko babishaka wenda urakoze kunkosora. So muri make rero wakwivuga yavuga umugabo. Yego. Naho se bigenze gute? Nta kundi jewe rwose ndi mwene Kagame nta kibazo mbifiteho jewe. Paul Kagame ufite umuhungu hano twicaranye. Niko bimeze nanjye ariko. Niko bimeze byo ufite igihugu gifite ubuyobozi bwiza kuko ubu tuganira tuza no kubigarukaho hari ibihugu byabuze ba Kagame. Bifite diamant, bifite peteroli, bifite buri kimwe cyose. Ugiye muri Chad ukabaza ikintu peteroli yabamariye urumva ntibagusobanurira wabaje impamvu yakamije urabona ukuntu barimo gutunganya ibishanga. Hano nukusigasira kugira ngo nibyo dufite tubashe kubigumana ari amazi ari itaka ryacu buri kimwe cyose. Ariko ibiyaga nka Chad byarakamye bayidiside bibari hariya kandi bashobora kubibungabunga nta kintu cyakozwe. Ugasanga ibihugu bifite ubutunzi bwinshi nka Zimbabwe kwa Mugabe Nyamugabe urumva Zimbabwe Nyamugabe ngeze ahusha mushirika isoni ngo kuko nari umuzimbabwe ubwo ndi Mugabe fake se pirate kuko nta butegetsi mfite. Urabufite hano tuvuganira uzi abantu bayobotse Mugabe World nabawe Mugabe igihugu cye ndibuka cyahoze aricyo aravuga Mugabe Robert w'umushona muri Zimbabwe yahoze ari South Rhodesia watangije ishyaka ZANU-PF. ZANU-PF nawe ni Patriotic Front buriya ari mu muryango w'amashyaka. So urumva bahoze aribo bagaburira ibisikare bya Afrika amabote de conserve ibi byo kurya byo ku rugamba. Yego. Ntabwo nzi ko ubu ngubu ari yo case. So urumva rero mu by'ukuri nufata ino myaka dufite 31 ndimo kuvugaho cyane urumva nubwo u Rwanda rumaze imyaka myinshi ishoboka usanga u Rwanda rwarakandiye habananiye abandi
buriya nka Rwanda ya ishingo nibwo za Lufthansa z'Abadage, nibwo za Air France, nibwo za Camer yo muri Cameroon, nibwo zandi zarimo zihomba, ariko u Rwanda rushinga company iragerageza iracyafurayinga kandi ibintu bikagenda neza cyane. Nibwo ndibuka Ethiopia iri mu Rwanda na Eritrea, buriya abantu bajya bagira ngo peacekeeping missions ni ikintu u Rwanda rutekereje vuba. U Rwanda rwatekereje kujya hagati y'igihugu cya Ethiopia na Eritrea 98 kugira ngo batagwana ko byari ibihugu by'inshuti. Yego. Nubwo iyo misi itakozwe ariko iyo proposal yabayeho ugenda biza. Hari ibintu bitanditse ariko byabaye. U Rwanda rwari rutarava mu by'abacengezi, rutanagira gute ariko rugatangiza gutekereza ko twari dufite abanyeshuri biga muri Air Force Academy ya Ethiopia, dufite naturally dufite special forces ziba trained muri Asmara urumva muri Eritrea, kandi bariya ni abantu b'inshuti bafashije na RPF ku rugamba. Hari n'ibifaru bavuga ko mechanism y'u Rwanda ishobora kuba yari muri ubwo buryo yubakwa n'aba Eritrea n'iki byose. Ni ibintu mbona gutya imbere yanjye urumva. So urumva u Rwanda niba mu gihe rwari ruri mu bihe by'umutekano muke barategeza gusetinga umutekano mu bindi bihugu, ni ibintu bifasha imyaka myinshi cyane. 98 tukiri mu ntambara y'abacengezi. Intambara y'abacengezi tugiye muri ya transport, tugiye mu by'umutekano, ariko reka tujye no kubyumva n'ubwiyunge. Gacaca mwabonye iriya Gacaca ngo itaza kuzo uri umunyamategeko urabizi, ziriya manza ngo zari ku myaka magana n'amagana gobo ziba zigihari, ntabwo aba maze kuburanisha abantu 1000 ntabwo byashoboka. Ngaho tekereza. So tugarukiye aho ngaho ubanza rurahenda uruganda rw'itangazamakuru iri dukora. Perezida Kagame ubanza ari we uzi ko yagiraga ibiganiro by'itangazamakuru buri kwezi, biza kugenda biza kuvaho, ariko biriya nabyo byari ikintu cyerekana yuko mu by'ukuri igihugu cyanazirikanaga buri rwego nta rusigaye. Jya mu burezi hano hari igihe mu Rwanda hahoze ikintu kimwe radio imwe, kaminuza imwe, buri kintu kimwe, ikintu kimwe, buri kintu kimwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bo ntabwo twashingiye kuri quantité y'ibintu ngo tube ngo ibintu byateye imbere, ariko nabyo wabirebaho na internet iraza n'ibiganiro turabikora. So navuga kuri byinshi, ubumwe n'ubwiyunge, ubutabera, gucunga imari, gucunga imari, noneho akandi kasamutwe kugezaho ubu muturage wo mu kagari, staff ntabwo agomba kuba afite nka lisanse nibura. Ntukabone bipfusha ubusa bari aba staff leta ishyiraho, ariko umuturage giye uri wihingira gutya, umukozi wanjye umpa service agomba kuba afite lisanse, yaba sedo yaba ndi. Mu gihe cya werwaga na conseil ibijumba byinshi bakungujumba batisha wowe tuyobore. Urumva u Rwanda rwarahindutse, iki bibazo gisigaye gusa n'abantu kubyemera. Buriya utabona intambara duhora muri aka karere, hari batega u Rwanda iminsi. Hari filozofi kuziva ko mu myaka 30 ubutegetsi bihinduka. Iyo FDL yagiye ijya mu ndakira senga yirenze iki n'ikivuza amapendo itegereje imyaka 30. Imyaka 30 ishize hari n'ababahi Burayi bategereje ikintu kimwe, kumva inkuru mbi ituruka i Kigali. Bahora bika perezida bahora bagira gute sinakubwira ibintu nk'ibyo ngibyo byarabarangizanye. Niyo tugiranye ibibazo bya diplomasi n'ibihugu bidukikije, ubona bari birukanka bashakashakisha inkuru mbi yaturuka i Rwanda, ko byanze gufata, byaranze batera irange ridafata. Ubwo rero iyo ugiye no kureba muri geopolitique no muri politique mpuzamahanga usanga ko nta igihugu kidafite Kagame kigira ikibazo. Ibihugu byagize ba Kagame kuko ntibakunda kurenga umwe. Za Amerika ifite Lincoln, ifite Washington nta wundi, France ifite De Gaulle wanza nta wundi, Charles de Gaulle. Israel bavuga hagati ya Netanyahu na Ben Gurion, burya Netanyahu nawe bamucungaho cyane, ntibarenga babiri. Urumva ba Mao bo muri China, Mao Zedong, Tanzania ni Nyerere, Uganda zaba Museveni ntacyo babikoraho, Tanzania Kongo yabuze n'umwe kugeza uyu munsi uko bamwisha aramwishe, Kabila arapfuba, yari kuba umuntu muzima ntiyahiye neza. Bamwaruye Darahi, Uburundi nta numwe yaragiye kubabagaza nawe arapfuba, n'ubu barakibuka bagaza, airport bafite imihanda bafite kaburimbo buri kimwe cyose yari bagaza, barapfubye. Ariko kuba twaragize perezida Kagame ndanasozereza kuvuga yuko umurideri ni ikintu gikomeye cyane. Ubu ngubu rero agashya rero abantu baziga perezida Kagame mu myaka 300 iri imbere, ubwo bazagaruka bakabishungura bati kumbe umusingi tubona ubumwe n'ubwiyunge buri kimwe cyose
ariko uyu munsi nyine mufite umureba gutya n'iki n'ubundi wambaye ikirezi urumva ngira ikibazo rimwe iyo ushimye umuntu cyane baravuga bati uriya aracinya inkoro uriya arigaragaza uriya ari propagandiste arigaragaza ari iki dufite fact ibyo tuvuga ni facts ikintu cya mbere kuko uru Rwanda turutuyemo turareba n'ibindi bihugu turabigenda mu by'ukuri n'abacuruzi ba mbere ya jenoside abacuruzi bo mu Rwanda bajyaga kure yajyaga Kampala ariko ubu urabona n'umuntu uturutse Nyabihu ucuruza niba ari ibinyomoro bye ati ndabijyana China ukareba abacuruzi bacuruza ibyuma bya kekayori arajya bifata China Dubai cyane rwose akakubwira ashobora kuragura hose ku isi nge nakuriye ku Muhima hari ahantu bita munsi ya Pakope ku kazu k'amazi abantu barahazi bahitaga muri Cuba karitsiye y'abanyabyumba kwiruhura abantu barahazi noneho ndibuka abana bavuga ku Gisozi b'amacuti bijya abana baratembera abazaga gutashya ku Muhima bazaga kugira gute hari hakiri icyaro 8 7 9 gutyo uzi ko umuntu yavaga ku Gisozi ari mu yindi commune akaka permis de résidence yo kuza kurara ku Muhima ari umunyamahanga uzi ko ugoka kujya kwa nyumba 10 intara zose zabaga zifite imodoka ifite plaque zihariye kuza kuba mu mujyi wa Kigali no kutemberamo wagomba ibutari gutwara centre de bande ubu bicaranye n'ibanda Rwanda rwarahirutse pese igiye kubabesha kuva ibyumba hano ukuza i Kigali ugasaba permis de résidence uje gusura nde urahamara igihe Kigali kuva hari harugwibutso mu Budurira wagombaga kwinjira none wambukaga ikiraro ukabuja muri Kigali urumva uvuye muri Kigali ngari wagombaga kugira gute wagombaga kuba uri umuntu nyine ufite permis de résidence nonge kuvuga kandi gashya rero isoko rya Murindi uraribona hariya ku Murindi kugira ngo isoko ribeho n'abagore b'abasirikare bavaga gufata rasiyo muri Kankanombe batuye muri zira karitsiye bagasanga iposho bavuye gufata basize irindi mu rugo n'irindi ryaboze bagatera udusonga bugari bagatangira kugurisha ibyo kurya bivuye mu gisirikare bati muze kuri makeya inyama zirahari n'ikiriki ni gutyo isoko rya Murindi ryavutse burya bazabikubwira urumva kubera kwangiza umutungo w'igihugu ngaho mbwira umuntu wava muri bishop ubu ngubu bakaza ateza ibintu cya munara military yagufunga ntiwazanibuka ureba bakandiye ku Maria Minadefi ibyo barimo urumva kandi abantu barateyo ane kagugeze kure barisha hari abantu bareze narababwiye umuntu bagakora kuri konte ya Minadefi narababwiye ni mu kiranganego cya Minadefi mubona miki bati misile ikindi ni intare hejuru none ukina n'intare ukina na misile barekezi bakanyaga ikibazo kibirimo biriya bintu nabyo nubwo bivuze harimo n'amafuti menshi ariko barisha ndagira ngo tuganire baze usome ku mazi tuganire basome ku mazi ubu match iratangiye match iratangiye urabona twari twishyushyaga twarimo twishyushya barisha karame hari ikintu waruvuzeho gikomeye hari umuyobozi mu rwego uruhare rw'umuyobozi mu kubaka igihugu hari aka karere nagira ngo dutambuke muri aka karere twe guhinira hafi cyane cyane buriya iyo wambaye rinete ubureba kure niyo mpamvu nanjye nazishyizemo kugira ngo n'ubusanzwe ndumubona ntabwo ndibonera kure pe ntabwo mvuga rumwe nibonera kure niyo mpamvu rwose ikomeza ari kubazo mbonera kure zose nazi kwita uko ninira hamwe zahinduye akazira zeditingaho turu duke ariko icyo shaka kuvuga ni iki ni ibiki bintu ubona mu biyaga bigari bishobora kuzatuzanira amakimbirane icya kabiri ni ibibazo bibiri ishaka kujyanirana ngiye ntabwo nkukubita ikibazo kimwe nkaho ndi umupfakazi ikibazo cya kabiri aba basaza bari mu biyaga bigari urugero uwo wavugaga perezida Paul Kagame perezida Museveni n'aba bantu bahari bavuze bati tuvuye ku butegetsi bakadusiga uko akarere kameze ubona twaba amahoro twashoje ndasoje ibibazo ni bibiri kimwe mu bintu bitushaka kutuzanira akaga n'akanzare muri aka karere k'ibiyaga bigari ubwo ni ibihugu byinshi biri mu biyaga bigari za Kenya zirimo za Ndiyare n'iki byose ibintu nk'ibyo ni ukuba ubukoloni bwararangiye muri aka bwitwa ko bwarangiye yego
ariko muri neocolonialism era turi muri munsi ukakibona hari abayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari bagishaka kumva bari fier yo kuba bishimiye kuba ari inshuti ari pro kanaka kandi wagombye ari ibikoresho by'aba bakoroni wagombye kuba pro y'igihugu cyawe yego sibyo ariko by'ukuri pe urasanga hari umuntu uvuga uti kuko Amerika yavuze kuko arashindi inyuma kuko abashinwa bahaye toni 100 z'ama yuan igihugu cy'u Burundi ugasanga uwi Burundi arasinzirizwa ashira iroro na toni 100 z'ama yuan kandi si toni 100 z'ibyo u Burundi bwungutse nibimushyira mu kaga ni dolari aho ni mu Burundi urumva iki gihugu cy'u Rwanda ureba uko wabigenza kose wabyanga wabyemera ni igihugu bavuga ari pro american ibyo u Rwanda rwakora na Amerika baravuga ati muratujijisha sha urumva n'ikiri kintu nk'ibyo ngibyo wagenda kuri Uganda ugasanga bafite ikindi bashobora kuvuga ni ryari abanyafurika n'abayobozi bacu tuzababo turibo yego abantu bakatumana muri iyo mboneko tukubaka icyo image ko tugomba kuba fieri ibihugu byacu kushaka kuba fieri y'abandi ko umunyamerika ari fieri igihugu cye urumva muri moto yiwe mu ntego ze siroga yiwe ari muri make America great again ese dufite make Rwanda great again cyane ese dufite Tanzania make Tanzania numvise ayo Magufuli Magufuli niyo yakoreshaga which was good urumva niba kuko yarabijyanishaga n'ibikorwa ariko tubaye tugiye ownership kuri systeme zacu dukoresha twigeze kuvuga ku bya gacaca yakemuye ibintu ariko ntabwo gacaca yagomba kuba urugero rumwe mu byakwifashishwa amateka ya kera ngo ikemura ikibazo bashwaga no kureba muri leadership zindi bakareba ukuntu abantu bakemura ibindi bibazo ari byo mu ngo kuko turiho nk'abantu nk'umuryango nyarwanda genda nyarwanda yabagaho gute ahubwo ushaka turimo igenda ya Beijing ntabwo biri ukundi yego sibyo so rero tugire ownership tugire iyo fierté kandi bizahera kuri twebwe ntabwo tuzabihabwa rero Afrika ishobora kugira ikibazo bitewe nuko nubundi icyo yashaka kugera itari kuramo ibyo ngibyo wa wundi uri kubona kazakanda kuri telecommande abagonganisha muri make uravuga ngo Afrika ndagira ngo ibintu bwana kwera byo uri uravuga ngo Afrika ikwiye kwikura mu bukoroni na neocolonialism ikaba Afrika n'ikimenyemenye muga tukubaka ubunyafrika n'ikimenyemenye iyo ubikoze gutyo babandi wumvaga uwo gopasa muhawo barabikubahira se umuntu twaganiraga ari mugoroba narindi kumwe n'umugabo witwa Mbera w'ishite yaje aratubwira ati tuzi icyambayeho di tujo muri tugirana ikibazo n'ababiriki Mbera bari muri police Mbera ni ishite yaje aronye se twabanye mu force turi batoya komeza oya Mbera nundi n'umujene wisobanukiwe noneho atubwa tesho muri tugirana ibibazo n'ababirigi bakirukana ambasaderi biki ati nageze kuri aeroport i Brussels n'ubwa mbere batambajije icyo nje gukora n'igihe nzamara mu birigi tahise abona passport y'u Rwanda ahita ateramo iyo igihugu cya Afrika kihagazeho na bya bihugu by'Iburayi mwageranye ibibazo birakuba nk'ubu Rwanda ruri mu biganiro na Kongo hari n'amakoro bagezeho ako njya ndibaza umunyarwanda ukomera amashyi iriya Washington Peace Agreement kavuga uyu munyarwanda yarasomye amateka nta myaka 5 irashira u Rwanda na Kongo byishyize hamwe nabo biri hagati bikora ubucuruzi yego none Amerika yashishije ikibonobono abantu barimo gukoma amashyi bakomera amashyi Washington kandi twabonaga Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi i Rubavu Perezida Kagame agiye kubakira umudugudu abantu banyiragongo ibyo turabyibagiwe kuko Washington Post CNN Reuters whoever urumva atuzaniye ibintu twibagiwe ibyacu tugiye gusingiza Washington ngira ngo biterwa nuko uhamagaye Perezida Paul Kagame agahamagara Tshisekedi agashobora gucisha make ari ikintu cy'ingenzi kuri bo atari uko atari byiza kwihuza ariko aba bantu hari ubwo bashobora kugirana ibibazo kubera inyungu z'ibihugu byabo n'umutekano ariko hakabura umuntu ubafiteho ijambo bavuga ariko ibyo murimo n'ibiki ni muze hano mwicare bakamwumva ubwo twagira kuri babasaza nyine urugero Perezida Museveni yabahamagara cyane rwose bakamwumva ariko se iyo amafoza ataza kubikirumira habiri ni wari guhuza abantu era amafoza ataza kubikirumira habiri yari guhuza bano bantu ariko yaza ku munyafrika yafashe uruhande now
ikibazo cyaje kuba ni ikibazo gihari n'iki tuvuge yuko perezida Museveni yahamagara perezida Paul Kagame akamwitaba ese yahamagara Tshisekedi akamwitaba ese icya kabiri yamubwira ati ibi bintu ndashaka ko birangira bitya akamwumva byakunda kubera ko perezida Museveni ubuherutse aherutse kuvugana n'abantu i Kampala atangira kugereranya mu bategetsi ba Afurika bo mu biyaga bigari nkaba Habyarimana Mobutu kiriya ni gikomere ubutera abantu iyo uri mukuru ntabwo wereka abantu nk'ingero mbi kuko wise maybe uko je nabibonye ugafata perezida w'u Burundi ukavuga ariko ntiyago yaba ari image Habyarimana turimo kubona ugafata Tshisekedi ntabwo ari image ya Mobutu uri umunyapolitike ubu muhabya kurusha kumuhabura sibyo ako se mbere yuko wabyita guhabye cyangwa guhabura buriya nanjye ko ari gutyo mbibona ubundi niko bigaragara ariko iri mukuru ubu uri mukuru icyo ngicyo ntabwo wakivugira muri press conference ariko ibyo ngibyo bava bivuga wabivugamo ganira wabatumiye uko batigeze bamuhereza amahirwe yo kubahuza ntabwo nawe ugeze ashaka ayo mahirwe perezida Museveni bivuga yuko ari ujye mu matwi yari Riek Machar na Salva Kiir muri Sudani y'Epfo umwaka mukubitanishije agahanga n'undi yabona bagiye gushwara agahita special force ball cyangwa se ijuba kugira ngo abajye hagati ndashaka kubwira ko nubwo twakoronijwe hari abanyafurika bumva bakoroniza abandi urumva African ugasanga kugira ngo uzane cyakiri twifuje kugira ahubwo nabashaka kuvuga uti hari ubukoroni twiyambuye kuba dufite president n'abaminisitiri b'abazungu ariko tuzana n'abanyafurika bageze bacu nabo bageze ku butegetsi nabo barakoroniza noneho bashaka n'igihugu baturanye kibapfukamira ni ikibazo gikomeye ibyo ngibyo ni ikibazo cya revolutions zarizo zose ndago urugero buriya CCM is a revolutionary party ZANU PF is a revolutionary party NRM is a revolutionary party RPF is a revolutionary party ikibazo kijya kiba muri revolutionary parties they tend to export revolution buriya ni nacyo cyabyaye cyabaye mu Bufaransa Abafaransa bamaze gukora revolution yari yanze guhagarara urugero abantu bakomeza kuza bigaragambya bagira gute barababwira okay umwami yavuyeho n'umwamikazi n'ibiki twabishenye musubire mu mirima bo mu nganda musubire mugiye gukora abaturage bakirirwa bigaragambya batwika ibintu revolution has ended habura umuntu wahagarika revolution haza umuntu ufite ubwenge aravuga ngiye mumpereza imyaka 4 iyi revolution ndayihereza umurongo uzi ikintu cyabaye niho babone Napoleon Bonaparte bamuhereza imyaka 4 yaratarabishyira ku murongo bamuramuga ati munyongera indi myaka 4 kandi mumpereza ububasha bwose barayimwongera inama iraterana buri icyo bakora baramwongera babwongera abwira Abafaransa turabizi kintu cya mbere iyi revolution yabayeho kubera yuko turi Abafaransa ntabwo abantu bose bayiga we are experience urumva icyo kintu turi ubwoko bw'abazungu bw'aba produit fini donc evolution y'abantu tuva mu nguye az'abanyafrika abanyaziya ibikindi abazu produit fini n'Abafaransa ikigaragara nitwe twashoboraga gukora iyi revolution ikaba successful ikindi rero tugiye gukora tugiye ku exportinga mu bantu bakirijije Napoleon ahera mu Budage i Moscow niwe muntu wigeze gutegeka akaba ashobora gutegeka from Paris to Moscow from Moscow to Egypt Cairo ubu umudemokrate n'uwatwitse akarere n'uwuriye inteko n'uzabura umudemokrate ikibazo cyabaye aho ngabura bateka ashaka kumbwira ikibazo cyabaye nuko ya revolution yayivujemo icyo twita nationalism ntabwo ushobora kuba a nationalist utemera yuko muri abantu ba danger ari mwebwe mwahariwe ubwenge n'ubushobozi no gukontrola revolution nayo ibyara indi revolution iki amateka twereka yuko revolution yo muri China
ya Mao Zedong yayiexportize muri Cambodia na Vietnam birangira barwanya. China irwana na Vietnam. Turajya ahandi muri Cuba revolution kwa Castro, a revolution ibyara indi revolution ike-extending ariko bikarangira the other revolution ishyashya yongeye kurwana niyayibyaye. Revolution ya NRM yavuyemo revolution ya RPF, bahurira ikisangane bararwana. Revolution zirongera zikirwanya. Nekereza ko icyo Perezida Museveni arimo gukora muri South Sudan aririnda yuko revolution ya SPLM barwana kuko babaye stable. Babwira Museveni bati reka inzira ndiye, kuko ni nacyo kibazo wabonaga NRM ipfa na RPF. Ariko ni ukuvuga ngo nk'iyo revolution ya NRM yavuyemo RPF inkotanyi turi ko twenda tubifata sibyo. Ariko nibo nashaka guta nsimbukira ibigeze mu Rwanda. Revolution y'u Rwanda igira ownership sibyo, ndetse iragamika ihagarara kigabo, yerekana noneho nubwo bwose waba uri kuri iyo multiprise aho ko ushobora kuyobora urumva ibikorwa urimo kandi ukabishingira intege haba mu kubaka igisirikare, mu kubaka ubucuruzi. Igihe kimwe Perezida Museveni yajyaga yicara mu nama bagatumira ibihugu, batumira n'u Rwanda, gose u Rwanda bakonfamize kuza ati mubare kigenda bahagararira. Sasa rero ibyo bintu byabaye ikibazo, uburyo byasabye NRM nayo ishaka gukora nk'ibyo ikora SPLM, guhodanisha imitwe. Nibwo intelligence ya Uganda yatangiye guteza guca igice RPF. Ni gutyo bakayumba bavutse base barenze n'abandi tubaze ku bari bwo gutegura kugira ngo hajyeho ubutegetsi bwa bakayumba buyoboka bukanapfukamira Museveni. Now amahirwe twagize ni Perezida Paul Kagame guhagarara akavuga ya u Rwanda ntabwo ari ubukonde bw'umuntu, u Rwanda rurigenga, u Rwanda ari ubutegetsi buhari, akubaka system akayikontorora, agashobora no gucisha bugufa abantu bo muri RPF bamwe bari bamaze kwigira kugangarara. Abasirikare bamwe bari bamaze kujya mu ntara gufata ubutaka bw'abantu kugira gute. Twabonye case yo mu Mutara, brigade commander Ekano byari bigoye, undi yafataga babaga bamushize nka byumba. Uwa Kibogo nagira icyamubwira mbese akumva ari nk'ubwami bwe. Yaza no muri Kigali akazana na convoy z'imodoka 6 n'amabararo ya kandi ubundi ugomba kwinjira mu bintu by'undi wabisobanuye anazi yuko wahinjiye normal. Ariko uzi Republican Rwanda kazi yahuye nako kubwira babakano yuko utegera President. Wavuze military ko nayibagamo uyu munsi nabukoreyemo se imyaka myinshi utemerewe kugera kuri President ufite kumvisha umuntu wumva ko ari karapega w'uburwanyi yuko bari mu bwakirwa akayisiga kuri Kotagadi akonja kuyitora atashye. Yego byaragoranaga. So aje RPF imaze kumuhereza muri ababereye kuri academy. RPF iramutora iti uri president ariko urabana chairman. Byari kuvuga ugomba kuzana umurongo mu ishyaka, umurongo mu gisirikare n'umurongo mu gihugu. Aho niho yabonye absolute power. Niyo urebye iri tegeko nshinga dufite rimuhereza imbaraga zidasanzwe. Nurebye n'ukuntu abanyarwanda bamutora ziriya ni imbaraga zidasanzwe. Nawe ikibazo kikaba ngo ndasubira ku kibazo nakubajije, ni ibiki biri muri ibi bihugu ubonaga ibimenyetso bishobora guteza ikibazo cy'amakimbirane, amwe ashobora kuzavamo amakimbirane ari violent. Ndaga urugero dutangirire i Burundi. Niki gishobora guteza conflict kiri Burundi? Niki kimwe mu cyo navuga kiri i Burundi nukuba, kandi ikintu gikomeye cyane nukuba igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi byakoronejwe n'Ububirigi. Yego, divide and rule yakoreye muri abaturage bacu kumwe mu gihe kimwe kandi mu bihe bingana, gucamo abaturage bice. So ugiye nkokorera mu Burundi basa nabemera iryo somo. Yego, genda umututsi di fiere, genda umutundi fiere, ndi umunyabururi
bafite n'abaganwa urumva hari n'ubundi bwoko bwa kane Burundi batajya bwivuga ubwo bavutse ku moko yombi yego iyo ugiye kuvuga bitaho kubitisha inkuba bwose yego so bakavuga turi fier ibyo ngibyo bafite muri kota identity muri make identity politics cyangwa tribal or ethnicity wowe urabisobanura nk'umuprofessor urumva politiki ishingiye ku moko ishingiye ku moko ariko ari fabrique kuko icyo bita ubwoko ethnic urumva mugomba kuba mutavuga ururimi rumwe mugomba kuba mudafite umucumu mudashyingura kimwe mudashingira kimwe mutarya kimwe mutagira gute imigenzi idahuye ntago ariyo kese n'indimi zitandukanye siyo kese mu Burundi ndakubwira ko umwana hano mu Rwanda aheruka kubazwa ngo uri bwoko ki mbere ya 94 ahandi ho ubu ngubu bamaze bisi bakoze umukwabo mu barimu baravuga ngo abarimu twarahibagiwe haracyarimo abatutsi benshi urumva ibaza ari kumuntu aje mu mukwabo ku ishuri ati se iyi nteko ijangaje gukora iki tuje kubomora abatutsi mujye hangaha mugire gutebera cyahari kandi si ukuvuga ngo afite performance iri hasi so umwarimu biramutunguye n'abari ubwo birabatunguye so politike ishingiye ku macakubiri kandi adafite ireme amacakubiri ashingiye ku bwoko buhimbano iyi ni politike ku Rwanda ku Burundi urumva ikomeza kugira ikibazo kubera yuko hari ni politike rusange nayo yafaburiswe y'iby'abahima n'ababantu ni rotike na bantu urumva yego then mwese muri ababantu ariko babirgira babwiye ngo mwe muri aba rotike buriya mwaturutse muri Ethiopia ngabani gwaturutse hanga abandi ngo baturutse cyane ibintu bya Mugesera rwose yajyaga avuga muri mitingi arimo no kuburana ubu ngubu umuntu ari fier yabyo kandi wajya kureba ugasanga president Ndayishimiye najya kuguhangana niyo mbare umuhutu mwene wabo par exemple icara kirengagije Hussein Rajab si umunirotike undi nindi si iki niki yewe nababagaza niba barabitekerezaga batyo ntago wo bita umututsi bamukirije wese oya kuko ntago bikunda wajya kureba gasa muri leta de chose ibyo leta yemera muri kota y'amoko mu kugabana ubutegetsi muri power sharing babigabana ntago uwo kuri butike yabishobora murokore motari ntabwo yabishobora bisi ni yabishobora buri kimwe cyose ntabwo yagishobora icyo kimwe kibazo gishobora guteza ikibazo ku Burundi cyane waraje ku Burundi twibukire ku nta kindi kintu najye ku Burundi twirukagire Tanzania ni iki gishobora guteza amakimbirane Tanzania kimwe mu kintu cyateza amakimbirane ni bikeya niba ari kubona nkunda Tanzania simbizi ariko Tanzania ifite uburyo ki yanze Burundi ikintu cya dynamisme muri politique ko politique ni dynamique ihinduka yego iravuga iti twe turabana banyerere twumva ibintu gutya ntabwo bashaka competition nibashaka competition bafite ubutaka buhagije donc ni nk'umuntu w'umukire w'umunyacyaro wumve wirata ku mukire w'umunyamugi urumva sibyo kuko umukire w'umunyamugi wagira isambu wakakoresha computer gusa yego ibya wakabigura wahinga ibigora kabisya ikiro cy'ibigora akakigura amadolari amafaranga 10 akavuga akagurisha 1000 Tanzania ifite byose ariko ntifite byose bigezweho uyu munsi ishobora guhagarara muri ikaba conservateur bagatera imbere ibindi bihugu natwe tukajya muri modernism tukubaka ingana tukajya gutera ubwo n'abana zubaka kandi ntago bibujijwe ariko politike ya Tanzania itarimo dynamism idahinduka ishobora guteza kaga ntagarakarire gusa ishobora no guteza kaga ka Tanzania kuko Tanzania ishobora kubamo igipande cy'abantu bari moderne aba Chadema n'abandi bose ukazabona Tanzania itangiye no kurwana ibintu mutabona gahangaha mukabona imitwe hari y'irwana niba tindurusa afunze undi bakamufunga ntabwo wambara urusuguru bazerwa n'urucabana kuko Tanzania ntabwo ikingiye ntabwo ifite urukingo ku buryo iyacugitiye abandi bitabimiriza yego urumva azirongazi badashaka guhinduka CCM ikwiye kwa updatinga politike yayo ntawe wabaje kuba conservateur abandi ngo abantu bari moderne ariko babivanga byombi kandi bigakunda ariko nibakomeza kuvuga ngo ubona Magufuli ataratangiye kuzana oxygene Magufuli ariko nawe baramuhitanye nese uvuga ko Magufuli yazize ikiburiye baramuriye da ntago mbihamya ariko mubigaragara yazize urw'abagabo uzazira akarwa kawe je nzazira kamutanga so Tanzania rero yagakwiye gusoma oya ntabwo nyanika yagakwiye gusoma ikarita ikamenya ko iyimirije abandi nabo kushaka kubimiriza ibyo bintu bibona hagati y'ikipe ya Yanga na Super na Simba Sport Club ukuntu bahangana ukabona ku bantu babacaga bo muri Tanzania ya ruguru n'abandi bo hepfo bamwe bitana injiji abandi bakitana iki niki Tanzania yagumye kumenya ko ikwiye mieux vaut prévenir que guérir ikarinda ikintu cyari cyaba kuko iyimiriza Congo
iyimirije u Rwanda 94 irimo kwimiriza u Burundi nabo yabimiriza isi irimo kubareba kandi afite ubutunzi bwinshi isi ishobora kurarikira igashyira inkungu ushaka guhindura ibintu akazana bihindura nabi nta wamenya kuko uje kukubakira wowe utariyubakiye abyubaka nabi udahari ujye wana diaspora induru bavuza kumbe bishyura amafaranga babucupurika ibintu by'ibicupuri kuko atarahibereye changement wikoreye dynamisme wikoreye donc ukisenya ukongera ukaniyubaka birahama kurusha ibyo bazakubakira. Tanzania cyo kibazo ifite yumva ifite megalomania ikumvira byibushye irarenze ariko ntimenye ko buri itanarenze cyane idani muri politike yayo hari bwo hacuma banze guhinduka ubu ngubu uriya mu apotre wa Jima hari byo yanenze ntabwo ari ku isoko waramonyeje ubundi uriya mugabo umuhanga cyane muri CCM umaze iminsi yeguye muri ambassade runaka nawe ari hasi kandi bari n'abanyabwenge bashaka ibintu bihinduka kandi bidakondana igihugu cyabo. None Tanzania ishaka abantu bazahindura muri Tanzania bavuye mu buryo buri extrinsique bavuye hanze kandi ubwabo aribwo bwari kubanogera. Hashize imyaka itageze ku 10 Tanzania CCM bishatse yakwivugurura ikajyana n'ikigejeje cya 21 na politike yo mu 2020 cyane yakora introspection ikireba mu ndorerwamo kandi yabikora neza kurusha igihe abandi bazabikora kandi bizayibaho nitagira ikintu hindura. Dusimbukire Kenya urakoze cyane bazo usome ku bazi Kenya ubugubu muzi yuko hamaze igihe imyigaragambyo uzi ko hari ibibazo byakomeje kuza ku butegetsi bwa Ruto bashaka kumurika Ruto must go ubukungu bwabo nabwo bwifashe neza. Amerika yashyize Ruto ejo bundi kuri liste y'abantu bakorana ngo na rapid support force babandi bahoze ari abajyanja with mbese Kenya urabona ari iki gishobora guteza amakimbirane muri Kenya? Muri Kenya biragoye kuko ntabwo ari bisubiza byose ubutanza gusubiza kuri Kenya mbona kuko Kenya abantu barashwana ejo ukabona barimo gukina tennis yego urumva ntabwo natekereje cyane kuri Kenya twabigira hiki ikintu twakugira kuri Kenya ni ikintu cyo kutagira inzika muri politike niba game irangiye niba game irangiye turi mu nteko turashwanye ikofe kurindi muri parking ibyo ntibigihari mukaba macuwa gutyo twari muri plénière mu nteko tugeze muri parking upanze taxi nizo zo gukoresha nanjye nuri yanjye muri bar turasangira bibye byo mu nteko duzari ibyo twari turimo ntanzika. I love that very civilization cyane bari civilize ku rwego reka kubwiza ukuri ntuzigeranye ku munyakenya bari abantu baratam niyo ugiye urabibona ni Imana yabahaye barayakira bari civilize cyane bateye imbere ntanzika bari civilized ntanzika nta nimwe reka niba ari ibyo Kenya tsoya tuyigaruka ubwihariko wayo kuko novara amasomo ariko hari n'ibyo mbona dushobora kuganira kuri Kenya. Reka twirukange vuba tugere Uganda urabibona ute kombona ishyamba ry'Ikampala nkari rubonamo igihunyira? Uganda yashatse kubaka icyo bita double standard diplomacy and politics ikintu cyo gutandaraza cyane. Ubundi ni byakabaye isomo ryiza ya politike ya Uganda of course turavuga Museveni zishimamo nkuru hari benshi bayikoresha bakagubwa neza nk'iyo president yishimiye aza kwikopera abayicuriza na M23 nakayiha n'abasirikare na Tshisekedi akamuha abandi so ni inyungu politike yabiri ko baratambutse ariko hagomba kuvamo ikintu cya selfishness ukamenya ko niba Uganda yigeze kubabara yego babubote bande yandi bintu nk'ibyo ba Marshal uyu Idi Amin n'abandi bose en fait jewe uzanyemo esprit za kimuntu kandi igihugu nubwo ari entité morale ariko ushaka ko igihugu nk'umuntu yego ntabwo ntekereza yuko tuvuga nko mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko tugiye Kongo tuje mu Rwanda ruri stable Burundi hari ibyo bibazo turimo kuvuga buriya Robert nukiri indwara ukabozi umupfumu wagupfumuriye kuko ushobora kuburaguza yego uzaharangire n'undi araguze abone ndaguze kuko guturana umwe ari indembe nukiri uzakiza umuturanyi kuko umwana wazabona abakinaga nuze bigishanye imibare yego cyangwa se bari umuhanga muri ibi ngibi umwe azagira icyo yungukira undi
yego ariko ugiye kuba nakira muri karitsiye abandi bagatinda hari abantu bateye batyo nta kintu biba bimaze so no kwikunda gukaze kutarimo n'ubwenge n'imibare so tujya muri politiki yabo y'imbere mu gihugu bimeze Uganda rero imbere okay tugiye ubwo tunarindi hanze Uganda nikore ku buryo bwose n'ibiri stable muri myaka 40 ishize yego iyi project imbere ibone ko yacuruza neza na Congo ibaye nayo stable urumva kurusha ko Congo iba nk'abanyamerika n'abarusiya n'abandi bose kurusha ko Congo yazamakajagari ngo uvuga ngo ni muri operation Shuja nurangiza ngo natara Kisangani ibintu biri aho ngaho bituma mbega umuntu ashaka mugira opacity muri operation Shuja ingamba z'ubwirinzi zishobora kuba ingamba z'ubujura kurusha kuba ingamba z'ubwirinzi ni ingamba z'ubujura nta ngamba z'ubwirinzi zirimo okay hari operation Shuja igomba kugenzura ibera muri politiki wabishima ariko nanone wanabinenga kubera yuko aho kugira ngo ugende urindyanjye wafumamo kamwe washaka kugana ku bitemo ventuka ikubitira cyane mukavuga utinda opoze kuri mwe cyangwa ngiye gufasha Kinshasa dutsirwe cyangwa dutsindirwe hamwe double standard politics muri Afrika iragoye kuko urimo gutandaraza mu bavandimwe urimo guhena mu bakwe amahinga urumva so igihugu nka Uganda igihagararo gifite ubwo nagisubizanya na cya kintu mbere cy'abasaza urugero gikemuramo ibintu ntabwo ariko kirimo uyu munsi niba muhoze yakemuye ikibazo ari umwana wa perezida hagati y'u Rwanda na Uganda urumva yego wenda na natashake muri kindi ahandi yego turimo kujyana nundi agakemura ikibazo ahandi kandi ariko ntabwo ndimo kubona uwo murindi urumva uwo murindi kubera ko aho twavuze kuri Congo sindumva report ivuga ko perezida Tshisekedi yasuzuguye ubuhuza bwagirwa n'abaturanyi ntabwo mbizi hari ubizi yazabimfasha ntabwo nzi ibintu byose hariho ubuhuza bwa East Africa Community hariho haje muri East Africa Force ibiri umugabo wakoje kumbwira ngo uri Kenya washinze FC ngo urampuza utwo tunuri kubuzana ariko Museveni yarahari Museveni shabyihorere Museveni byihorere kuko ntabwo wambwira M23 kiri bunagana ko yaraswagaho amasasu yavurizagaho abantu ko naho petale de reference yari ifite inkomere za M23 zavurirwaga hitarabona ibitaro bikomeye erega abanyafrika hano turaziranye umuntu ashobora kudashinga FC muri hariya ariko byinshi ibyambu iki n'ikibuga by'indege mukoresha aho muvurira abantu banyu urumva ari Uganda kandi Congo ikabirabizi ntabwo bukiri umuhuzo ukize Congo itabivuga ntabwo buri Congo kitaka u Rwanda kurenza uko itaka Uganda Congo nabahanga cyane muri politike mpuzamahanga barice baravuga bataho kugira ngo dutsimbagurane n'abagabo babiri yego twihata u Rwanda yego nka scapegoat bafata focus urabizi mu itangazamakuru niba ugiye gutara inkorano muri stade ni mugenzi wawe nyigisha ibintu bya prominence uriya wo kuri tarifa Magnus n'umugabo cyane buriya turi kugiye twigishije isomo rikomeye cyane ryo gutoranya prominent kujya kujarajara ngo ndabaza ministeri ngo bose bagucikira icyarimwe shaka umwe uri bukora inkuru yawe kandi uri prominent cyane Congo rero is prominent yafokasinze ku Rwanda ariko ibitutsi ku Rwanda burya mu mutima ibikuba 770 ikabituka Uganda ariko ntibivuge n'ibisohore ni tagitike yanze gutandaraza turibanda ku Rwanda abandi mubareke turabazi ni bamwe select your enemy koresha ibyo tuzabigeraho muri nuza hari seri turibwo gukora turibanda kuri 48 laws of power ko gitinya iyo gara kibazo turasobanura buri tegeko ku itegeko nanze kuyisoma humura twebwe turabikora mu buryo kandi uzabwishimira je ndiho ndabikorana na Mbera uri hano muhanga so hari ibintu turibwo kugenda tubiko now so imbere mu gihugu rero imbere mu gihugu politiki ya Uganda imbere mu gihugu niho warumbajije hashobora kuvuka amakimbirane muri politiki yawo biragoye kuko Museveni bivuga ko ashobora kuguha amafaranga uri Bob Wine uretse ko Bob Wine ngo yariye agahita yigira umupozo uri Syria noneho urumva ashobora kuba Museveni ari waremye ba Kiza Besigye ariko bakabona n'ubundi intebe ya Museveni iraryoshye kandi arimo gusaza no bakajya bayishaka urumva wishinze Museveni byabasaho umuntu akajya kurwanya ariko uramwishyura ariko ari harasaza kuko ushobora guhereza umuntu kurwanya ukagira ngo ari pretendinga ugasanga actually intebe yawe apeti yamufasha niba umbaye amafaranga gakusanya pati ngashinga ishyaka abantu bakanyoboka ngavuga bakanyumva ikizizo password yazibwiye umuhungu we urumva kandi bazagikemura gisirikare kandi abazi kugira gutya amatwi cyane bashobora kuvuga ko uriya muhungu ataba wenyine burya Museveni yagira n'abandi bahungu ambo be kandi babajenero
sibyo amahiga akabaye mwakajya muha kode mu maraso oya sesha Museveni kwiyaba ari umugabo ntabwo Museveni agira umujenerali umwe mu ngabo za Uganda umwe afite icyamubitsa umfasha wajya kuri Twitter uvuye ko warongora abakobwa bose mu njinezo wajya ucunga imari ahantu hari inganda urumva production nawe ucunga iki wowe wa pasteur wifatira abantu bose imitima nutangira kubwiriza bigire gute Museveni umuhanga imbere buriya kabisa nta kibazo wamujera kabisa kandi usomye ibitabo bye uriya yize muri kaminuza ya Dar es Salaam politique urumva yandika ibitabo byinshi kuri gorira Museveni ararenze icyo jewe ikintu wumva icyo twita ko internal conflict nubwo zaba ariko abazijera azifiteho urufunguzo aho kugira ngo bazishyurwe n'abanyamerika CIA bishyurwe na MI6 urumva bishyurwe na DGCA y'Abafaransa wabiyishyurira ukabajera nuko systeme ye arayikoresha bonivorence irimo amafaranga icya kabiri agashobora guteza intelligence akanayikemura ashobora afite ubushobozi bwo guteza crisis akaza ari nawe mukiza afite n'uburyo bwo kuneka abandi bazaza bigize kwaje kumurwanya ariko bakajya bayibuka nibwe yigeze gutegeka yuko moto za Kampala zose zihagarara zikabaga z'i Kigali zigenderaho umushoferi n'umugenzi kandi bose bambaye helmet abitegeka minisitiri wari ushinzwe Kampala abishyira mu bikorwa arangije arongera ahamagaza inama ko ashaka guhura n'abamotari basakuje aravuga ati bahungu banjye babareke Uganda ni amahoro wakongera akabwira minisitiri ati mukuri ibintu byo gutekera ku muhanda umujyi ube ubuzima yaragize kongera akaza ati mureka abanya-Uganda bateke ibintu urumva rero internal arabicunga igihombo bigira ni kimwe nuko hari igihe biba too much urumva igihugu kikabihomberamo amafaranga utekereza yuko Museveni ubwo ari mwo gusaza umuhungu azashobora kubijera deep state yashobora kubijera umuhungu akaba ameze nk'icyapa tubona ariko burya cyapa sigo ruganda yego ntabwo bintu bikora uruganda rukora bya Bralirwa bishyira ku cyapa kimwe habicyaye mutsinge icyapa Primus kwacyo icya Fanta buri Fanta kwayo kandi byose ni Bralirwa okay no kuvuga ngo afite ukuntu yagabye amashami uzacunga igeshi ucunga imitungo abasare musare bacunga ukuntu ajya gutura muri guru kugira ngo turiyo ntungamo nabamenye ibyaguru uko bigenda urumva kandi bamujyanira amaturo muri guru n'abambasada bajye kumureba imbere buriya imbere ya Uganda imyaka nka 500 iri stable u Rwanda rwo n'imyaka irenga 1000 nubwo ni nyuma u Rwanda turarugeraho ndaje twikoze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bizagenda bite biriya bintu ubona end game conflict already rahari ariko is that enough cyangwa se conflict ya M23 na leta ya Kongo nimba n'amasoso ashobora kubimbanziriza y'uruhara uko byagenda kose muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hakenewe ikintu ntafiteho umuti hakenewe kwanza ibyo bita strong man cyangwa strong man yaba n'umugore nta kibazo yego kuko igihugu twabivuze mu kiganiro dutangira kidafite Kagame umuntu mbega nka Kagame urumva kidafite nka Abraham Lincoln kidafite nka Ben Gurion wanze gutura Bugande hera akabangazajana abaturage mu butayu kandi ngo buzera none Uwizeye nitunze isi yose mu buhinzi kandi n'ubutayu babyaje bagurisha indabo bahinga mu butayu so bene abo bantu basaba kwivaho akenshi baba abasirikare urumva akamera nk'umuntu uza nk'ikihebe kiri positive urumva akubaka igisirikare nta kujenjeka abantu batwara ihene ku mukandara bagatwara ikindi nkoko mu kwaha n'imbunda abasirikare muri Kongo ajyana umugore ku rugamba uko bagenda bigira imbere n'umugore n'abana inyuma bakwega ntabwo bubatse ikintu cyo kuvuga ngo umuryango w'umusirikare ko burya igisirikare cyo mu buryo bubiri igisirikare mu buryo bw'akazi active geshi urumva hakabona igisirikare mu buryo bw'i family yego muri famille militaire niyo mpamvu za Uganda ubona n'abagore babo bambika amapeta abagabo babo yego iyo bari umusirikare umwana n'umuryango we wose namukikije yego muri Kongo baragenda nabose ntabwo babashije kubitandukanya bavuga umugore abarizwa aha umugabo akabarizwa aha ngaha ariko bose tubacungira hamwe so no kuvuga ngo hari ahantu hakeneye abantu umuntu ufite imbaraga wo kubwira abakongomani yabishoboka ati mwese hariya hanyuma mukurikira amasomo nyine ibisimba ishaka ibinda bishaka dictateur positive yego afite igitugu kiruta ibyabayeho byose ku isi ariko kitarenganya ariko gikemura ibibazo kandi kitajenjetse yego ibyo birashoboka rero uwo muntu akaza akanubaka icyo umuntu yakwita identity nationalism national identity ku buryo buri ibyo bita indangagaciro muri make ubu twicaye hano ishingiye ku bunyagihugu umuntu uri Rusizi
ushobora kumubaza ibintu bibiri akagusubiza bibiri nk'ikirihe yagusubije kandi badacometse ku ntuzi birubatse. Yego, ni ibintu byubakwa ntabwo byizana. Ntabwo abakongomani bazazanwa ubukongomani na rumba gusa. Kandi nyabagabo umuntu ahereza undi nka bamutunga mikoro ngo avuge amarangamutima ati ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika kandi yayihawe n'umutungo. Ibyo birubakwa bikiyubaka. So uwo muntu yaza kubaka national identity ya Kongo ntayifite, noneho kugira ngo tubishyire aha ngaha tujye uvuga ngo ni propaganda. Noneho ni kitari national identity, urumva kiri fizi nta n'igipapuro bagira. Donc mutubabarire cyane abadukurikiye ko abakongomani nta ndangamuntu bari bagira iyi urupapuro mu myaka hafi 70 amaze bigira. Habe ya idege y'ubururu twageraga se ngo na conseil. Okay, ntayo bigeze. So urambwira rero ngo abatagira y'urupapuro iyo mutima ntabwo ihari nayo ntago nzanya amaranga mutima yandi ntacyo mpfa na Kongo. So uwo muntu yubatse icyo rero akubaka icyo kintu cy'ubunyagihugu, akubaka icyubahiro cya Kongo, icyubahiro cya Kongo mu butunzi ifite. Kandi ntibatinye ko hari abazabigwamo. Intwari zirapfa izindi zikavuka, hagakora juxtaposition y'intego ibyo bita gutya ishene nticike. Sindimo kumubona gusa uwo muntu, ariko abakongomani miliyoni 100 iyo identity ntabwo bayibura. Niyo rumba navuga ubwayo yabahuza bayubakiye nk'uko gacasha nabwo dukemura ikibazo na rumba yabahuza niringana ryabahuza n'igiswahili bakabihuza hamwe bagatera imbere. Ariko uwo muntu sindimo kumubona, kandi ntabwo abuze igihe azidekara tuzayibona. Yaba amakenga simbibona, yaba Kabila wagarutse ntabyo mubonamo, ariko abakongomani badukukiye bahumure uwo muntu arahari kandi azabaho kandi ibintu bizagenda neza. Uri uravuga Nkunda muvuze se ko bantera mbawe sinkenera nimbawe hano Nkunda yagerageza. Burya Nkunda ngo numwe abantu muri Kongo upfa azindimi nyinshi z'abaturage zo mu miryango itandukanye. Ni umunyakuri sibyo, ariko yarapfubye kandi iyo utaye amakuru nta nubwo Nkunda arwanywa n'abi Kinshasa, ashobora kuba arwanywa na bene wabo bamubonamo icyo kintu. Ibaza nayo kuba usa nk'utandastanding ikintu leader wanyu atekereza. Gusa si intambara ikomeye. Abarwanyi bari uyu munsi hano muri Eastern DRC bari mu 23 FC n'iki byose baririye Nkunda bamubona bamuririye ntawe barira rero. Bazi ko amaze imyaka barwana bubungutse byinshi atazi, ni general ushaje n'ikiri cyose baribeshya. Ufite ikireze ntamenya ko agifite. Aho ngaho turekera aho ngaho tuveyo tutaza gutera ibuye kare. Nge ntibajya bankanga barabizi ndabibabwira kuko urumva twe turahanga kugira ngo dufashe isi dufashe Afrika, none si biturimo umuga indi nyungu ifite mende idasanzwe niyo. Na M23 yirebye ubona ikeneye Erida nta leadership ifite. Leadership ya urumva nka General Makenga n'umusirikare bariya bose abandi nabo opportuniste ariko reka ngo bazi ikibazo. So u Rwanda rw'urubonute na bintu bishobora guteza ikibazo, uburyo byateza conflict, uburyo twabivuga tuti ibi bintu tubyirinze n'ibyazateza conflict, ariko tutabishera neza byazaduteza conflict. Mu Rwanda rufite ibibazo bikomeye, ariko hari ikintu mu Gifaransa n'ikindi cyongereza bita ibintu biri inevitable. Ibintu bishobora guteza amakimbirane u Rwanda rushingiraho ntabwo wabire kuri igihugu. Nicyo kibazo kimwe gusa. Ntabwo wabire kuri igihugu, ariko biteje ikibazo. No kuvuga ngo u Rwanda rusa nk'urwa nubyita gukopera, unyumve neza ko ari nibyo bakopera mu ndangagaciro n'umuco wacu, ariko ari nibyo bakura na hanze. Yego. U Rwanda rufite imitegekere mode operatoire rukoresha twebwe Africans tutamenyereye ku banyafrika. Okay. Donc tuzi yuko biri dedicated kandi birakora. Biri dedicated ku munyamerika, ku Murusiya, ku muntu wese no kuvuga ikirago ingero nk'eshatu z'ingenzi. Kuba ingabo z'igihugu zishobora kwikora koye ebyiri z'abakomando zikava Juba company ebyiri zikajya Bangi zikabwira MINUSCA ngo muretse akazi muri mugiye kuryama mu ruhuko twadukemura ikibazo muragaruka mu mihanda gikemutse iminsi 2-3 bireba abanyafrika twe n'abanyarwanda bamwe n'iki babizi ku Bafaransa bagiye Bangi wenda banako Wagadugu, babizi kuri UK yagiye muri Sierra Leone muri za ntambara, babizi kuri Amerika yagiye muri Liberia, babizi kuri izo operation z'ibihugu bita kari bihangange
u Rwanda ni igihugu kirimo kubaka inzira y'ubuhangange butemewe n'aba bandi b'ubwota amasimbi na bene wacu kandi ako gahugu kigize ibiki kajya Mozambique kakakora ibintu Vagina yarangije hakajya mu bintu bacukura gazi bigakunda bagatiporoyinga ingabo turi mu nyanja y'Abahinde marine yacu urumva aba bigize iki ni gati kibavuye bagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo mu nyanja y'Abahinde mu nyanja y'Abahinde hariya za Kabedo Gado bacukura gazi y'Abafaransa aba mu marine yacu niharindira umutekano ni mu nyanja y'Abahinde marine yacu mu nyanja y'Ubuhinde twebwe muri make wavuga ko u Rwanda rufite military bases nk'Abarusiya n'Abashinwa genda gusa bose ni ukuri kose urumva ntibyubatse kimwe ariko birasa so no kuvuga ngo Abanyafurika ibyo ntabwo babyumva kuko barabona ari mondase operandi y'ibihugu by'ibihangane mva nkubwiye mbega biteye isesemi kandi n'abazungu barabibonamo competition. Abazungu bagera mu Rwanda ngo bageze ahantu beza butare simbiza basanga umuntu ufite leadership ngiruti iwabo ngo this is bwana Mukari jamani urumva ni ibintu bifashe igihe kirekire cyane ntabwo bashaka kureba ku banyamahanga ngo babiribone bigende gute ikibazo ni twebwe ubwacu ntabwo twiyakira ntabwo twemere ibyo ari byazabyara conflict gute reba igihe bajenali kabarebe retired general kabarebe bakoreye operation Kitona abantu bakaba bakiririmba operation y'Abayisraeli bakoze Kampala kandi zirasa ariko ntaho yanditse ni yacu ntaho ayikongezemo filime nk'izi President Kagame abagize gute ibyacu ntibyemerwa President Kagame arimo kuvuga ku bacanshuro na Sadek yaravuze ngo we showed them that was just a portion of what we could do. Akantu gatoya twaberetse ko n'akantu gatoya twaberetse ariko rwa rugero rw'ibintu binini dushobora gukora u Rwanda kuri level rushobora kuko ibyo bita kwempoza mu buryo bw'imibanire ibyo bita kuganira dialogue hari ibyo bita gutegeka ko ikintu kibaho mu mutekano gusetinga ibintu u Rwanda rwo rwego rugezeho ariko se abantu bacu muri primaire barabyumva bari muri secondaire barabyumva abaganga bacu barabyumva abasirikare bacu bamwe n'abandi bashobora kuba batarabyumva ni ikibazo dufite abaturage barabyumva abaganga bari bose twese abanyamakuru barabyumva ariko nujya gutara inkuru urajya ku mentioninga ndere yitazi niki kandi nawe ushobora kuba ibyo Mugabe yavuze wakuramo iki niki uzumva bituvuga byose bigize inkuru ariko wa mentioninga iyi podcast mu binyamakuru tuzi bikomeye urumva ni bande ariko gusa genda na Zanine Moshuri wa Al Jazeera akora ikintu urahita rwose nkuko byavuzwe n'akanaka ntabwo turiyemera ubwacu nyamara systeme ya entité morale yasize entité physique entité morale ni ubunyarwanda bwasize aba bambaye inyama n'amaraso abambaye inyama n'amaraso ni bari inyuma ya entité morale bari inyuma icyo ni ikintu gikomeye niyo mpamvu ngeze kuri ingingo baze kuba iyo ngeze kuri ingingo mitangurukana umuntu bita ministre Simutinya uri amino bumwe igihe tugezemo abanyarwanda bamenye gukaraba ubwo Sabera bagiye ku ruhande akomeza n'ibyo gukaraba ndetse basubiza byo kudakaraba babizi igihe tugezemo Minaroka ibyo yakoze nubwo atari byinshi igihe tugezemo ibindi bisata byagize bikoraho ariko gukunda igihugu ubu ngubu umumotari uzi icyongereza uheka mu cyaro rugendo akagera mugira ibyiza naho bageze ninde araho gusa ntacyo amubwira ariko ugeze muri Turukiya batangira kukubwira bati rero waje kurangura hano ariko ntugende utageze hano biti bunaka yego urahasanga ibintu biryoshye byahatari akaga gakomeye cyane twebwe twarakize ariko motari amenya n'icyongereza atajya hano twarakandamijwe imisoro imeze nabwo uri umuzungu ariko kugwa makuru tarakeneye aho gukundisha ibyanyu ari muri genda kuri muri uyu mujyi ndumutoye nta munsi numwe muri mujyi abantu batari bava ku mujyi waraniranye wananiranye kera uyu mujyi umujyi washobotse ubutakiri umujyi ntabwo bishoboka urumva so urumva mu bintu bya patriotism and nationalism and whatever hakeneye gukora akazi kenshi n'iya minisiteri imwe n'inshingano mboneragihugu icyahagaritse amatorero uretse aba bana b'abanyeshuri ndavuga amatorero kugeza kwa Domas mperuka mu rya Musambira akoreye koze mu ry'abaganga mperuka mu ry'abanyamakuru muri kaminuza ubutari ruhande iki cyiciro cyaherutse n'icyo yakoreyemo icyakoreye amatorero niki kamafaranga kavaringa amatorero twayatanga ku mufuka wacu gutanga isuku bije yitoro ntabwo yabura kugina yatanga n'undi yatanga nese gutanga isuku n'umutekano nubwo amaroro ajya aduca mu rundi bakatwiba urumva Abanyarwanda nta kintu batakora mu gisibini mindset ntabwo uzafokasiga ku kintu kimwe ngo uvuge ngo nari ku banyeshuri ba kaminuza ngo urimo kubaka igihugu gusa fokasiga no kubanyunza no kubacukura mu y'agaciro muri mining ubaha itorero ubigisha ndeka ngo ubuhamya nta muntu ujya mu itorero ngo arivemo ko yinjiye never ntibikunda ushaka ufunza umutwe ushaka ubugize gute uva mu itorero hari ikintu uhindutse mu mutwe ku gihugu cyawe
ntibishoboka ko umwe ukamumbaramo urahinduka ntawe ugukozeho. Ako ntago abantu bakwihindura bafite amatwi menshi no kubabwira byinshi. Social media yasohotse, undi yakanze kuri Jean Paul Ndayishimiye, undi yashanze kuri n'iki. Ntimuzi ko barimo kuroga abantu, bararogorwa nande ko abantu badafite bose esprit d'analyse nk'izi turimo gukora kugira ngo natwe niduhagije. Ubushize ko twari kumwe off record twibajije impamvu abanaliste politique tutagira ishyirahamwe ngo duhabwe amahugurwa tumenye aho ibintu bigeze. Twakwihugura ubwacu, mugabura umuhanga utubwiye amategeko twabyumva, ariko mara kwikorera ukwe kugira gute batangira gupingana no gusenyana. Urumva nkavuga mugabo yavuga ibiki mashuri ya nawe n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. So ndatekereza ko iriya ministeri kandi dushobora kwishyira hamwe, ufite intege nke tukamwongera, buri muntu akigira ku wundi, tugashobora kugira aho tukura abanyarwanda tukagera naho tubageze. Ngiye ntacyo njya mpisha, reka mbikubwiza ukuri. Ngiye umuntu wishyurwa amafaranga menshi mu busesenguzi. Yego. Hayo nakwishyuje? Oya. Sinagombaga kubona mugaba azamutse mu nsigari n'ubukandi sindahagarara none kugira ngo nabyumve. Masho David Mashaye TV nta kiganiro nyihuye umunsi, nta n'ikiri bunyinjiriza ariko nagihaye Mugabe. Yego. Kuko giye ndiko narezwe twakoreye ku birenge bya Kagame, atwigisha ushirikiyano no gukorana. Urumva abandi bafite arimo kuba n'ibyo biza arimo kubibakuramo no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Uzaberera iwaje zase iwawe zase. Urakoze cyane. Ndetse n'ibiganiro nabe sponsoringa, ariko so sponsoringa niba tuvuze ukuri uwo tutuza gatoki aravuga ngo tumubwiye nabi. Ubwo harimo ko turavuga tuwakuye ya podcast raje nk'akasa mutwe turashize kuko ni inkebebe. Urumva aho ngaho gusa n'umujura yigo amafaranga ya leta, arumva turimo gusenya kandi turimo kubaka. Nk'i podcast na sponsoringa nkuko amakipe y'igihugu nubwo amafaranga bayarya haba academy kuva hasi kugera hejuru. Academy politique yacu iteye gute? Igihugu kitagira academy politique numvise FPR ari umwanzuro yigeze gutora wo gushyiraho iyo academy ya leadership. Ntabwo nzi niba yaratangiye. Ntabwo dushobora kuba tudafite izo academy zigisha abantu kugira ngo umuntu abe meya ari umubingu uzi gushyiraho morale. Tuzarwubaka kuva muri kaminuza kujya muri secondaire kugira gute bamurebeye kuri cyo babira abe meya ataratojwe indego urahazi. Umuntu wigiye politique indego kandi sa academy ikomeye umupisi agiye kuba gitifu ntiwamukandira n'ubwo wabarize masters zingahe, sibyo? Ahantu hategekwa n'umuntu wabaye pisi uruhamenya. Yego. Ntashobora kuzavuga nabi, ntashobora kumena ibigage nkaho ndi Bugesera. Urumva yaza mukagisangira akabereka ikibi ikibi mwakoze mwabanje gusangira. Hari n'abantu uru rwego rwa Reserve Force rugitangira rwatangiye rukorana n'imirenge yose, bagiraga abantu bitwa ba PC n'abantu ba operation n'iki bari abantu still nabo bagira kamera. Ariko reka mvuga kuri iki kintu ugikomoje ndogera ndagaruka ndogera ndakibuka, reka ngivuge ukuyemo inderego bose. Iyo ushaka kwiga kogosha wigishwa n'umuntu uzi kogosha. Iyo ushaka kwiga guteka wigishwa n'abateka. Iyo ushaka kwiga gutwara igare wigishwa n'abazi kuritwara. Iyo ushaka kwiga ubukanishi wigishwa n'abakanishi. Iyo ushaka kuba umuyobozi wigishwa n'abayobozi. Iyo ushaka kwiga leadership wigishwa na leadership. We need a national leadership institution. RPF needs to come up with a leadership academy. Seriously? Kandi iyi leadership zikagera no mu tugari. Seriously? Abantu bakwiye kumenya leadership. Ntabwo leadership itora ku muhanda. Ntabwo leadership wayitoragura. Ntabwo muri dera rukomeza. Oya. Noneho hari bigize ababingwa. Urumva? Ibyo bakabyigana. Nibyo nakubwiye byo gushyiraho morale ukiri muri kaminuza kugira ngo batangire barimo kubigana bakabimanipira. Niwe wigeze kuvuganya n'abikotinga ku radio ngo umuturage mwizamenya language igihugu cye kivuga. Yego. Cyangwa se wenda abona iri aho ngaho n'ugita bivuga n'igihugu. Ukavuga uti nishyiraho morale tuzarwubaka 10. Ndi grid nuze ndi uyonyobora abanyeshuri muri kaminuza. Bariya nshaka kuzaba ministre no kuyirimo kubona bazamuka ni inkebe biri aho ngaho. Urumva n'abapotiniste nta terambere ntaki. RPF y'ukundi igihugu kabiririmba cyane umwe n'ubwije ntabwo ugira ari we basanga mu biro ariko uzi ko buririmba ari we ujya gusezeranya abantu kavuga se shaburi uriya muntu wamurambagije turutse uri umunyamoko wagira nzu ukaririmba bya bindi. Urumva kuko nturi good leader ntabikuri leadership nayikurimo. Leadership ntabwo ikuri. So nibagerageze bakure ibigawa mu bishimwe bashyireho irero ry'abantu bazabayobozi. Bari Emmanuel Macron ubona bize muri amashuri nta burya makuru zamurebe. Urumva ntago ajya guhuzagurika n'utuntu yikora bazi impamvu yatwo. So ibintu byose biri dukoryo ibirigwa
niyo mpamvu bureba bagira amakipe y'abantu bari professionnel, umuntu wiza akabomo kujya mu gutera ishoti atararira, yakoze imibare aracanga gutya ajya gute abona ko havamo igitego. Ibyo bintu Israel yarabikoze, bagendaga bafata abantu b'abanyeshuri bo babona bakabohereza kwiga mu bihugu by'i Burayi, bagaruka bakabakubita kosi y'imyaka 3 leadership. Ba Netanyahu niho bagiye bazamukira abantu abasirikare bakomeye n'ubu n'abadepite muri Israel. Ntabwo ushobora kujya mu mwanya w'ubuyobozi utarize leadership yabo, ntabwo bishoboka. Badufashe. Abantu bameze nk'abazarendo mu ntuzi, nk'abazarendo muri politiki babaho. Abazarendo n'abantu bishyiraho akigira general hano y'igisirikare. Ibyo ngibyo ikintu byadukiza ni umuntu uzakaririmba neza tuzarwubaka akavuga neza nyakubahwa perezida Paul Kagame, batuma urukundo igihugu n'ibigwi bakamuhereza umwanya, yarangiza akendinga apa rya miliyoni 10 akakubwira. Minisitiri utamara amezi 9 ubundi does it make sense? Ngaho ndebera nka Lavrov imyaka amazeho Uburusiya. Yego, Lavrov urabona ni minister w'abanyamahanga. Lavrov amaze imyaka myinshi ari minister kureza abaperezida benshi. Urumva n'umubari ku butegetsi, n'umubwira ikibazo cy'Uburusiya aracyumva. Noneho kubura iyo manque ya leadership spirit. Uzi ko navuga ibibazo byo muri Amerika nk'umuntu uba muri Amerika. Lavrov ateye ubwoba, sindi mavuga. Uhuye n'umurida rega turabafite, ntabwo u Rwanda rwatera imbere gutya, abo bihugu cyo turabafite ariko si benshi. Haraho uzagera ugere nko ku Kimihurura bati uyu murenge utanga serivisi neza. Nujya Nyarugenge ubure burya ko gakoryo kaba kabayemo umurenge bahuye n'umunyutsi, agahuka kabaye n'umunyutsi n'umuntu uzi leadership, urumva bakavuga ati hari umugabo ngira ngo ubwo wose gare muri RGB hari akarere kari hano ureze za Sheroge Kangwage ari wa muntu ubyuka saa 8 umuturage amuhamagaye saa 8 z'ijoro akaba mugezeho. None ko umuturage we center ari wa centeringaho Kangwage was phenomenon. Sindabona umuntu noneho wayoboye akarere gakwanga hagara ngaho ngwindi maje noneho narayizamu nk'abantu bita mu Mutara, abantu baranzi nakoze hari za Kiziguru baranzi cyane n'umuganga yo mpamagara umu executive ikirombe cyagwiriye abantu ari jya urayizamu nahamagara mbirance meya DPC n'abandi ku magabo na gitifu w'akagari. Uzi ikintu yansubije ngo bareka abashenzi ngo nabaye koranye inama nabejo ngo mbabwira ko imvura yaguye ngo badasubiramo. Nsigara meze gutya giye nkora akazi kanjye kusura uwo muntu arahari, uwo muntu arahari mushire ku munzari wa Kangwage bakorera ubuyobozi bumwe. Hari umuntu umwe umeze gutya bimwe umuseso wajya gukora, hari n'umeze gutya nisugo byahurira he. Genekereza ko akeneye irerero rirakenewe n'ubu rirenze itorero rirakenewe rigumeho, ariko akeneye irerero ry'abayobozi ry'abazabayobozi gukamura abantu abazabayobozi ukamenya igihugu cyari cyo kandi vision y'igihugu nisiga inyuma abanyarwanda bambaye umubiri ntibasiga ubunyarwanda antite morale nisiga antite physique. Yego ibyo birori byiza, ni ibintu byiza cyane mu Rwanda nibyo bihari rero byo kuba rufite amamode uburyo bukoresha. Utekereza ko bishaka guteza conflict ikaze cyane ishyari, donc ibintu bimeze nk'ishyari bimeze nk'iki n'iki bituruka mu banyarwanda. Oya ndavuga mu baturanyi bane nashaka kugera mu baturanyi ku kibari bakora ibintu bigakunda, ku kibashize kampani y'indege zirimo zisenyuka igakomeza kubaho kuki iyo kuki tuzahangana nayo mpaka. Ariko nk'u Rwanda rutangira kubwira Kongo ko bacuzanya amabuye y'agaciro bakanayashongesha, nicyo rwashakaga rushaka kubaka umudugudu w'icyitegererezo Nyiragongo. Nyanga cy'u Rwanda rwashakaga kugira ngo babone ko abantu bagomba gusangira ibyiza byagezweho mu karere bakabisangira. Numvise amakuru ntarahamya ko u Rwanda rushobora kuba muri rucanira Burundi kubera umuriro gwabuze muri iyi minsi. Ubu urimo gutiza umuriro Burundi kandi bwafunze umupaka, ariko barabaha umuriro ndetse na Goma yageze gucanirwa n'igihe kinini cyane kandi abakongomani badutuka bagira bate. U Rwanda indege y'u Rwanda ijya kuzana abantu muri Libya cyagiye yazanyemo n'abandi banyafrika bose barashugurika bose bajyamo kuko babonaga indege y'u Rwanda. Ni wibukase mu ntambara y'Uburusiya shobore Ukraine itangiye Nigeria yari irimo kwingiga cyane u Rwanda ko umutuzanira abantu kuko babuze uburyo ibazera Nigeria. U Rwanda rwakira abantu bajya muri Mediterane bari n'iki igashora. U Rwanda rufite abanyeshuri muri Sudani, rufite abanyeshuri muri Afghanistan, ntago ari igihugu kinini kurusha ibindi urumva. Ariko ibyo bitekerezo binini biriyo birasiga abanyarwanda bambaye umubiri bamwe, hari abatabyumva. Ibyo rero Marshal reka gushimire cyane. Ikigaragara cyo
muri aka karere umaze kwanariza kameze gutya hakorwa iki kugira ngo aricyo dusoreza? hakorwa ikintu kimeze nka rukokoma mpuzakarere, abantu bakicara bagasasa inzobe. Rukokoma y'akarere gisabye nk'imyaka 10. avuze se ndi rukokoma nyine ni ikintu cy'inama yahuriyemo abantu badashinjanya ngo konge ziva mwakwikiye miliyoni 7 u Rwanda ngo urabana ngo gucya na gucya, urumva bakaza babwizanya ukuri. Museveni ngo giye nibi donc Kenya gende kundi ku mupaka n'undi no murangura hose mugomba kumfukamira. Tanzania se niba munyuze ibicuruzwa 70% muri Dar es Salaam mugomba kutwumva. Ibyo bikavaho kuko niba bana bumva ariko barasora, ntago ari impuye mu bikora ni kwisi meze, sinamwe mwishyize aho ngaho, urumva mushatse no kuzamuka ntange wahora yimirije abandi. So hakenewe ikintu kimeze nka rukokoma itaburamo abakuru itaburamo abatoya kandi irashoboka. Donc ukomeye akumva ko binakubiye muri quartier akwiye gukomerana nabo bari kumwe. Muri make niba numvise neza hakwiye gushingwa urwego rwa diplomasi rukomeye, rusenyera umugozi umwe, uburyo rushyiraho forum ishobora guhuza akarere bagasenyera umugozi umwe. Muri Burayi buri gihugu kigira foreign affairs, ministeri y'ububanyi n'amahanga, ariko bafite ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Burayi wa mudamu niba ari rusura sinibuka ngo ninde bandare I think ngira ngo cyangwa twarebana ambassador mu biyaga bigari cyangwa minister ushinzwe twabigira byose hari faranga rikenewe, hari ibikorwa bidahagije, hari n'iki, ariko hakeneye icyo kintu cyo kumva ko hakwiye kuba gusasa inzobe kugira ngo abanze havemo amahagi. Ziriya forum za East African Community SADC zidakemura ibyo bibazo nuko zifashwa n'amafaranga muri budget. Burya umuntu ugutungiye urugo ntuzavugire ngo niwe mugabo mu rugo, umugabo mu rugo n'urugutungiye. Ubuse twabuze budget France ni Union Européenne niba amafaranga nigira gute umuntu uguha amafaranga aragutegeka ibaho se. Numvise umujenerali washingiye umukobwa ye yavugaga ko ari nyirarume kandi nyamara atari nyirarume, arangije yubakira umuhungu bararushinga, arangije niwe wabyaye umwana wa mbere umuhungu ahubwo anabijyamo mu kazi ka wa mugabo warongoye uwo mukobwa baramwirukana. Ubu nakaza afite na divorce yarabaye, umugore bamushakira yuzuza ahantu hakomeye n'umwana nyine, urumva igihe kigeze general ajyayo ngaho tekereza bivuzeho. Ariko ibyo byose inzego ziba ziri bwo kubikurikirana zibireba. Gusa ikintu nari bivugiye nuko hari inzego, umuntu kugutungira urugo ntabwo ruba urwawe. Nta kuntu rero tuzagira Union Africaine ya Addis Ababa yubakiwe n'Ubushinwa ngo dukomeze kubyishimira, tugire gakoresha budget ya European Union ni gutegeka ahubwo amafaranga aragutegeka. Yet mwabikoresha ariko byaba byiza mukaba mwe mudomina muva poweringa izo mbaraga zituruka hanze. So babibuzwa n'iki? Kuki hatashyirwaho umusoro wo kugira kuki utasharinga ubutunzi dufite? Reka turakiza dufite byose, ariko birasaba nyine kubyubaka, guhindura imyumvire no kubyubaka. Bazanira Rukokoma rero. Murakoze cyane abakozi ba Mugabe World. Mumfashe dushimire umugabo witwa Marshal David Nsengiyumva. Nitramwe na PM mugira ubutegetsi buhire. Urakoze cyane. Yitirarwa na Prime Minister, umugabo w'inshuti yanjye kandi wifura cyane. Bana kabisa. Urakoze cyane Mugabe. Mushimiye cyane kandi karibu. Urakoze. Imvura nziza nisubira. Ndagushimiye cyane. Kandi runumira nanjye zitaba. Ni vuba na bwaho. Gasozi kazamutse nk'akamanuka indi. Urakoze cyane. Yo katamanutse indi kamanuka umugeni. Okay, byombi. Urakoze cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye. Urakoze. Mugira umunsi mwiza.